niyo mpamvu Rayon Sport Day bidasubirwaho iri ku itariki 16 z'ukwa munani muri stade Amahoro. 16 z'ukwa munani. Nukuvuga ngo Champions zatangiye Yanga sataya 18. Oya izabatangiye muri yo weekend. Ego umva icyabaye ahubwo Ferwafa yabwiye Rayon ngo ntidushobora kubazitira ntitwabuza ku ikipe nka Yangiza mu Rwanda n'amahirwe ku mupira wacu. Mwebwe ni mwandike niyo stade biri gucuruza stade risho iyo tariki mwazakiniraho 16 twe turajya muri ministere tubasabire stade kuko ni Ferwafa igusabira hanyuma turanandikira Rwanda Premier League tuyibwire ibintu ni bibiri bimure shampiyona izaye muri weekend ikurikiyeho cyangwa se fixtures yanyu mwe nka Rayon ariyo bimura n'ikipe mwari kuzakina muri shampiyona kuri iyo tariki. Ibyo niko bimeze. Rayon Ferwafa bameranye neza bari kwifasha atagira umuntu uteranya Rayon na Ferwafa bidahinduka 16 z'ukwa munani barakina muri stade Amahoro. Hanyuma ndagaruka kuri gahunda imwe Super Coupe yo ishobora kubera muri Pele Stadium kubera ko ku itariki 8, 9 n'icumi abayehova bo mu Rwanda abazaba bafite abashyitsi bagera ku 4,000 abayehova bo ku isi yose bakomeye bazaba bari Nyarugenge bafite icyo bita ikoranira igiterane karundura muri stade Amahoro. Abayehova kabisa tariki 8, 9 n'icumi udakandagira aranga bazameze nabi cyane ku stade Amahoro abasora cyabamo cyane cravate na costume nyinshi. Icyo rero bivuze iyo weekend niyo ari kwa Super Coupe stade bamaze kwishyura bamaze kuyibaha murabigenza mute Super Coupe mugomba kwishyira hehe ariko se kuki Super Coupe Liga kuki yavuye ku itariki 2 z'ukwezi kwa munani kuko yari iteganyijwe ko ku itariki 2 z'ukwezi kwa munani yagiye ku icyenda ite kugira ngo binahurirane n'icyo gitaramo cy'abayobozi muri stade Amahoro. Simbizi nabangiye kukubisha hanyuma icyo icyo ahubwo Rayon Sport rero yafashijwe yafashije Simba na Amini Yanga. Rayon izishyura izakoresha miliyoni zya kuri 50. Rayon izishyura hoteli izabahereza imodoka bazagendamo bisi y'abakinnyi van ya staff n'imodoka nk'eshatu z'abayobozi nziza ziyubashye. Hanyuma Rayon Sport izabafatanye na charge ku biryo n'amatike y'indege. Rwanda izabatwara nabasubizeyo hanyuma banabakodesheje ashobora kujya muri hoteli ifatanya na yitwa Delight hano i Nyarutarama. Hanyuma birumvikana yuko icyo Yanga izifasha nicyo bita frais de mission. Amafaranga baha abakinnyi no kuko bideprashije. Perezida wa Yanga aravuze ati ku bukene bwanyu izo match nene buri mukinnyi muciye mbaciye bitatu ku bakinnyi 20 buse mwabona 60,000 perezida wari yaratarutse tubyo nzabyishakira ntari bazi cyanyuma ikibazo nabazaga cyanyuma ese koko abareyo bategereze Abedi nibyo 100% Abedi na Rayon Sport bumvikanye bivuga amasegonda agiye kurangira ko moderator bumvikanye miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda ku myaka 2 ariko agahembwa miliyoni 1 n'igice kabisa ku kwezi. Rayon igomba kubikora ariko Rayon bafite target yo kubona miliyoni 50 ku kanyenyeri kuko kuyata flopinze tugomba kumana n'uwo bita Olivier Mwizamu rya Rayon Sport. Ubwo tugiye gushaka abakinnyi babiri ku kanyenyeri. Akanyenyeri na Kairo Renzo. Akanyenyeri 00,800. Nuvuga ngo code ni 00,800. Umureo nahagara amaze kuboneka miliyoni 15 hakenewe 50. Akanyenyeri 00,800 ndo swate ndaramaze n'igihe adakina reka manze ndebe. Iminsi 2 irashira. Noneho atekereza ko muzamu akaba improvinga ikoze tize nyine umunsi umwe 2 kame nyine maso zibazacushe ubu wakangutse nyine. Ikintu cya mbere cyamweretse yuko umuzamu ari Pasquale. Mureke biriya byo kuba bari kumutsinda ibitega adakora parade. Biriya byo nubuswa mvukanwa. Hari ubundi buswa bukabije. Hari icyo bita gukora basi tize ukazikora mu buryo bwemewe. Reka mbaye ngibye biri basic nk'umwatlete nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru wamenyereye kwizigira. Hari ukuntu mubanza gukora ibyo bita warm up nyine mukiruka bisanzwe. Iyo ni party ya mbere. Iyo murangije warm up ako gace nyine mutangira nta buri abantu bahitajya ngo mu bya deka ntago ari ikurikiraho ahubwo abatoza abakreya ibyo bita nk'ama situation ashoboka muri match yaba ku muzamu bwafite umutoza we n'abakinnyi nyine akavuga ati wenda
tugiye kwiga kano kantu twakwitwara mu gutenda nko kudefanda habira twavugaga wenda twavuga tuti wowe tugiye gukora wenda abakinnyi batatu wenda badefanda mutangira mudefandisha umwe mukazamura bakaba babiri mukazamuka batatu niba ushaka ko wenda uruhande runaka ruburokwa n'abantu batatu n'urugero nyuma ukaza noneho kubyagura ukabishyira mu ko bita akaminije cyangwa mu cyo twita jeredui urabibona kaka jeredui noneho bivuye mu kubereka gusa muri teori ushyizemo na baro bagakora nyine iyo muvuye muri jeredui noneho nibwo ushaka gushiraho nk'aka game noneho nya game ukaba ati mu kirende iminota 20 kandi akenshi bakina demitere bura imyitozo myinshi bakina demitere ariko nyuma bakazagenda wamera urugendo byongera kugira abakinnyi 90 reka nkugire rero mu kintu gisekeje uwo mapara yikora no kwiruka no tundi twose kwiruka byarabishobora bajya mu situation twatundi abazamu baba bavuga bati wenda tera ryamabyuka kwa kundi nyine batera iburyo umupira murakukanya bagahita utera ibumoso bakanya bagahita batera hejuru kugira ngo ukore ama reflex iyo akoze gatatu ahita ahamagara Mugemana arahagera cyane ati umugongo ntugenda umugongo ntugenda no twabanga afite mu kiganza kimeze nk'ibirenge bifatanye aragenda cyane hanze y'ikibuga cyangwa wenda arawurwaye mu buzima busanzwe kwari igihe ukora Messi amaze Nyarugenge niyo yabakoresha ntabwo bagakwiriye kubaho kubonanira muri rusange rero uyu musore Mugemana umuganga wa Rayon Sport yaravuze ati uyu muntu wagira ngo umugongo we rwose ni wagira ngo sumukinnyi wagira ngo no duparasitike ahora buri kanya ari ku mapainkillers bahora bamasa bahora basiga nyine yaravuze se uyu muntu yafata ate umugongo udakora none cyo baje rero kuri Bakame Bakame yaravugaga ati rero arakabikora gutyo kuri Mugemana tuvuga ko ari kwivuza umugongo wenda muri jeredui anakine n'iminota isabwa anakurema ka aramubwira ngo mwaretse ngo tugakene ngo jeredui ngo y'iminota 5 jeredui y'iminota 5 oya mumbwire ndo wamuzanye iminota 5 ninde wamuzanye ninde wazanye umuzamu ngo akuyari asize umuzamu nizere ko umuntu wazanye dafe atari wamuzanye asize umuntu bita Nicolas Sebo tutagifite amasezerano yamukura Sebo gato byarashoboka cyane ishakiraga rero utoranga wamenye umuntu wazanye umuzamu utari umwatlete mu buzima busanzwe kuko niwe ashobora wazanye umupira ninde wamuzanye pira mu Rwanda urimo abakomisiyoneri kuko niba perezida bareba cyumva abantu nk'abo bakemerera kubazana abakinnyi muri ekipe hari ikibazo gikomeye muri leadership niba mwarabonye kesi ya dafe uko yagenze mukabona kesi y'abadurayi jero na basana na uko yagenze 2025 mu mpeshyi ukemera ko umuntu akuzanira umuzamu nk'uwo nta hantu muzi nta kintu muzi ukabyemera harimo ikibazo gikomeye cyo kudashishoza azakomeza bibe bon reka barashaka abakomisiyoneri b'umupira ntago ari kimwe n'abakomisiyoneri ku neza y'ikipe reka mbireke twakomeje uyu rero umva rero ikintu gihaye mu masezerano yasinyanye na Rayon ku noti 10,000 bamuhaye barayimuhaye ndamaze kuyimuha bumvikanye ko naramuka agaragaje urwego ruri hasi ko bazamuha amafaranga y'amezi 2 y'imperekeza bagahita bamusezerera Rayon Sport 10 baramuhaye yarabitse aratwaye Rayon Sport rero ntango kwiruka Rayon Sport ubwo ni miliyoni 10 z'amanyarwanda 15 kurere yo gufinisha umuntu utazi atarakira match rero mwamutegeye uyu mutipe uzi ikintu kiri bube nyereka bareba kabakamba uyu munsi batekereza ko bamubwira ko nta kirimo ariko bavuze ati nimureke twihereze iki cyumweru guhera kuwa mbere uyu munsi kugera kuwa gatanu tumukoresha imyitozo irimo imbaraga turebe nibigera kuwa gatanu tuzaderibera hazaba harimo umutoza Lotfi hazaba harimo Bakame irambona nk'umuntu wabamukinnye azakurikirana imyitozo yose ya Rayon Sport 5 abo bantu batatu ngo bazicara babwire president bati hari ikirimo twagoragoza akaba ari kuri bench cyangwa se nta kirimo shaka amafaranga y'imishahara ameza dusezere umuntu utaranafata na match nimwe gusa ikigaragara rwose ni bya bintu ewa ngo ndavoma bimeneka nibihita ariko performance bisa Ivar amuri hejuru cyane ari hasi cyane ku buryo ngo Rayon Sport yatangiye gutekereza kuganiriza umuzamu Olivier Gishweka yarashoje muri Saudi Arabia yego ari hano mu Rwanda yarafasha no mu mikino y'agaciro yaba umuzamu mwiza ariko ngo arasaba $2 Olivier rero by'umushahara Olivier rero n'amakuru yandi namenye ibyihutemo nuko nuwo bita
uyu mutoza wa polisi bamwitande bamwita Ben Musa aravuga ati kugira ngo nzagire abakinnyi b'abanyamahanga bahagije imbere niba hari umuzamu w'umunyarwanda nimumuzane polisi yo bitatu yabimwa bya Sareri. ubwo rero bigaragara ko hagati ya polisi na Rayon Sport rwose Olivier Mukura ashobora kuguma muri iyi Mukura yatangiye Mukura irimo iraganira na oya Seba. njye byose sinabishyigikiye bafashe Olivier hakiri kare ahubwo Olivier amafaranga amaze kuboneka mu kanyenyeri nubwo ari aya Bedi umuzamu Sareri riga zandani zivuga ko Olivier standard mu Rwanda nibura ngo nko kubagirira impuhwe minimum $2 rero yahemba $2 umuzamu $2 miliyoni hafi 5 uriko namurukirita make namurukirita make tukayibara mu mishahara ariko rero urebye bashatse ntabwo ntiyabyemera kuko Olivier namwereka musinyishe umwaka umwe bayamo bashatse cyangwa bayamu ndagwa miliyoni 10 za Rukirita miliyoni 2 ariko Olivier nawe ku nyungu ze yego ntabwo yabuze ikipe ni umuzamu mwiza pe Lorenzo namubwira ati uratangira gukora akazi mu kwa munani uzagasoza mu kwa gatandatu namusinyisha ubwo si amezi 10 namusinyisha amezi 10 ameze gutya salary ya miliyoni 2 mu mezi 10 si miliyoni 20 namusinyisha amezi 10 salary namusinyisha umwaka umwe donc salary ya miliyoni 2 ku kwezi zika miliyoni 20 mu mezi 10 nkamukubitana no kritoma miliyoni 10 umwaka umwe miliyoni 30 nazikira ku muzamu Olivier iriya Pascal amuramo n'amasituwasiyo uramutse Olivier afite inyungu Olivier wani byamugarura mu Mavubi se kuba atagarukamo nuko adakina ari Kigali yatangiye pressure abafana hari Samu Karenzi ari kuri SKFM wicana kuri Radio Rwanda Jari Kayicara kuri BN bamureba ari mu izamu rya Mure atari Saudi Arabia waraye ntari musubiza uramutse kuri turiya tugoma tw'abare bamuririmbira uramutse urigishweka polisi gatereka hano erega nuko ryagerageza muri context y'amafaranga context y'amafaranga irahemura polisi ifite amafaranga ntabwo ari Fiacre gusa muri East Africa nta muzamu wungurusha Olivier muri East Africa umuntu wamurusha atafunzemo ibintu bikomeye Lorenzo ari tayari ashaka gufata manije kugufata umunyamara fatira yakoze save zera kuri 24 dukina na nigi Cape Verde wayi Cape Verde iryana yica murayibuka match twakoze 0-0 mugaragu niwe wari wagiyeyo niba atari City wari bamukubise baro 23 Olivier Nizamu wavuze match ya Senegal ariko bro ujya muri match asuzanya na Sadio baba bundi bazidane baripimye muri ibi bintu bya tournament penalty ya Zimari yanze Olivier ni igikoko oya n'umuzamu iyo bibiri wabimo $2 twakomeje Rayon Sport niyo bashaka gusinyisha mu gihe kuyate yabaye kuyate baraye batangaje ko miliyoni 15 arizo zimaze kugera ku kanyenyeri zitarimo amafaranga ya fan club zirimo zirakontribuwa ku ruhande urumva ko ari intambwe nziza barimo barashaka gusinyisha abandi bakinnyi nabaye bakinnyi bandi bitayino kubinjira muri Rayon Sport ariko umuntu yabanza akapudetinga ko bagiyemo n'ibyo batanzweho nk'uyu musore ntarindwa Aimable 10 barayimwaye ni umukinnyi wa Rayon Sport yahawe miliyoni 10 azahembwa 700 by'amanyarwanda bakoze transfer nziza cyane kugira ngo asinye ni imbaraga zikomeye cyane za Rotifipe uriya mwana avuga ati wowe nk'ukora imyitozo hari message uraburi kuba amafaranga muri kumvikana bari kuguha hari icyo birahindura yasabaga 12 majority y'abayobozi yashaka 12 ariko byaje bamuhaye miliyoni 8 bako transfer nziza kabisa ntimuzanatungurwe mubonye n'umwana agiye abanza abamureba urwego rwa Aimable n'urwa Kanamugire mubagereranya gute mubona Kanamugire baramuri kwabwo Kanamugire muri polisi abazi urwego Aimable yari hejuru ya Kanamugire agusinya muri polisi agasimura pass niba ari upgrade kuri Kanamugire Aimable ni umukinnyi uzi gukina zone ye pe iyo mubwiye ngo mission nguhaye cyane cyane bya mission bavuga ati wenda mugiye gukina Kevin Hakin uyizirika kuri Kevin Hakin ibyo bintu bishoboye cyane ariko kubera ko ari n'umwana wazamukiye muri UR bari yavuye muri UR direct ajya muri Mukura ntabwo ari abakinnyi benshi babona bava muri UR bajya muri Mukura ako kanya undi bita Rivaldo
Rivaldo yasinyiye nawe nk'uko babivugaga we zahembwa 800 nawe yasinyiye miliyoni 10 imyaka 2. Yego ariko ko buriya Rivaldo yatanzwe n'iyi mikino yanyu mujya mukina buriya kintu ikipe ya Golden Generation niyo yamugaragaje avamo ajya gusinyira Gasogi n'umuhanga agiyeyo naramwirebeye yagaragariye mu Gaciro asinyira Gasogi none Gasogi nabwo ariko yanagaragaye no muri batwaye igikombe ejo bundi nabwo yari ari mu niyo president nabwo ajya muri Gasogi yari yasinyiye na Bugesera ariko Kenny saramwihamagara mu gatari ko urajya mu cyaro wa mwana we kuri umunyamugi mu cyaro ugiye gukora iki umwana arisubira asinyira Gasogi ubwo ariko yavuye muri soje amasezerano mbere yo kuganira kuri abantu bibazaga ngo Rivaldo ntabwo yabanzagamo mu minsi ya nyuma cyari nk'igihano cya Kenny kuko yanze kongera amasezerano Kenny saramubwira ati rero ntabwo twagukinisha turakinisha abakinnyi dufite muri projet zazo ni Asanana Muhanga na Gicumbi ngo ziri kumushaka bashaka kumuhima ariko no mupaseri mwiza uriye ku 800 Asanana nabya pasa nabya pasa kamara nimero 9 yaragakinnye nabya pasa mu nyumvira tutabitinze yigira mu ikipe mu mwanya zabureza kuri dossier yanga kwizigira nyumvira rero akantu gatoya ahembwa 800 bashaka ikipe ko imuha 400 inde iyamuha 400 Asanana hanyuma na reka zagishira arajya muri Muhanga ku makuru mfika azawutera yewe uretse umubiri uzabe mwiza tugiye kujya kuri dossier ya Yanga Rayon Sport Day izaba ku tariki hari akahindutsemo gatoya bazakinira he Super Coupe izabera he Yanga n'ikireo yayihaye amatariki y'ingenzi byose tugiye kubijyamo nagira ngo mumenyeshe ko RDB kwiba mu kwezi kwa 8 amatariki nayahe bimeze bite itariki nayo natangaje iyo nkuru nayi breakinze kuri kuri Instagram yanjye nanayivuze kwa gatandatu hano tuyigukuraho tuyigushishura tuyitangaza ngaha niba ari mashanjoma niba ari mashanjoma ni yanjye ni ayinoze icyo kunoza ni kimwe rero okay ntacyo bitwaye kuko yabimbwiye n'ubundi byararangiye perezida wa Rayon niwe wari wampaye itariki ambwira ko ari 15 ariko hari akantu kahindutsemo bashyize 16 mbaza ngo kubera iki kwizigira kubera iki abicaye baravuga ngo abantu bo mu ntara ku itariki 15 hazaba ari kwa gatanu twaba tubari imise reka tubishyire kwa gatandatu ari muri weekend abantu bo mu ntara babona uko bideplasa baze batakoze yego